ihame ry'umunsi, guceceka ubabaye. Iri ni ryo hame ry'uyu munsi. Hari uwacu wavuze ngo igihe cyiza cyo guceceka ni cya gihe wumva ushaka kuvuga. Igihe wumva ufite byinshi byo kuvuga nicyo gihe cyiza cyo guceceka. Amen. Turasoma Yakobo 5:13. Mbese muri mwe harimo ubabaye? Nasenge. Amen. Nukuvuga ngo Yakobo we ahise kohereza mu masengesho. Icyo gihe nujya mu masengesho uratangira kuvugana n'Imana, ntabwo uri bube ugiye kuvugana n'abantu. Ndagira ngo uyu munsi wa none nkubwire, mu gihe ubabaye senga. Niba unaniwe gusenga, ceceka. Ceceka unyeganyeze iminwa nka Ana. Gusenga biri mu buryo bwinshi. Hari ugusenga sirasiye, hari ugusenga usakuza. Ariko niba ubabaye, ndakwifuriza gusenga cyangwa se guceceka. Mu yandi magambo, guceceka mu kibazo. Kandi nkwibutse ko nta kigerageza Imana igiha umuntu kimuruta. Guceceka rero ni ihame rikomeye. Uyu munsi wa none wowe nkurikiye, ndagusengewe wajya gunanirwa guceceka mu kibazo, ngusabiye Imana imbaraga, ngusabiye Imana ububasha, ngusabiye Imana ubushobozi. Imana iguha imbaraga zo guceceka mu kibazo. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe, kuko biri mu bigize amahame. Ibikuriho nibizahoraho. Amen.